amafaranga ntabwo uri bwongere guhaha rero kandi n'ibintu bya Kasongo kanigire mu rugo ibintu yanegede mvuye kuri kabari bamuntu ngiriwe se papa aviye niwe mwana wa birute niriwe neza ubusije usubira mu masomo se papa mu gifungo wasubira mu masomo ko bari giye kuruhuka rega niyo byari igihe cyo kuruhuka ugomba gusubira mu masomo kugira ngo ujya kwiga ufunguye ugeraho uhera papa rega kamubwira uriya mu kiruhuko aba ari ukuruhuka rega ntabwo waba kujya mu makaye rega hari n'igihe rega papa ari cyo kubikora ubuse uvuye he aha mvuye kuri kabari ahubwo ka nkwe ku cyangwa usomye kuri cyamugo umwana mugo nje ntabwo njya nk'umwe ibyo sibyo mugo nibi papa ni ibiyoga baba bavangavanze ugenda ukabifata hariya ariko mwana wawe wabaye wakanga aha papa itonde nge ndakaze narushije babiri kabaye urakaze ko none se papa atuvuga ibindi dusubire wanije kuri iyo telefone ubundi nk'icatingira bacatinga nkana betinga de na Lazare yo sport na pereje ubundi bigiye guhura yagiye gucakirana nta mwana ujya ureba muri taki ari umunyeshuri ntabwo ajya akoresha telefone ubundi ugomba gusubira azi ibintu byo kwiga papa rero mu gihugu ntabwo ari byo ahubwo niza aho kuri telefone rwose reka nkubwire mwana urabona nanjye ndashaka ngo imvi zaraje rwose nudakomeza kuva muri ibyo bintu urimo kwishoramo ntabwo uzagera aho tugeze rwose ani inyinyire no gukana ariko umukanya ni kanansaraza kumanina papa ari inene rinzoka akoze papa kamanze na ubundi nanakubaza ubundi wewe uramatira kwiga ubundi weho wabaga wakangaye muri karasi nje nabaga wa mbere duhereye inyuma goko papa yego nanjye uzi ko nkaze burya bwose narakurushije nise ko ari uwa mbere uwa mbere uhereye inyuma urarutwa nanjye warushije babiri bavuye kuri iki kigo kabaye iyo baza gukora egizami bari bundushe muraho neza nawe yego muraho neza tuvuye kure namaze gusura mu mugenzi wanyu umugenzi wacu ku ishuri twaramubuze twarafunze turamubura twafunze atanahari nose ntabwo yigaga karaka ntabwo namubonye nk'inshuro eshatu mu ishuri bajya kwandika ku kibaho intebe yihindukiza areba ibintu arimo kumuganiriza ku bintu byo kujya kwiga rwose nta nubwo nigeze nanamubona njyewe nigiraga ku ishuri abona mwarimu ari gufata ibigo simbibashe njyewe nkahita muyoba nkajya kwifatira ku kayoga ku bitabi yewana ahubwo aba ni ibigwari ntabwo bajya bafataho ubwo nanjye ntarabyaye batoye umuyobozi bakanga nabaye uwanjye nabaye wa kabiri rwose mwebwe muri abana naho uyu nguyu ntabwo ari gusa ariko nta mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo gukoresha ingagi aho uri hano i Kigali iyo ugiye kubikoresha guhera ubu ntabwo ari bwongere kurya ngewe ngiye kuzajya ahubwo n'ubu ngubu kanze yinjye kwirira none wenda azajya kwirwa anaburare ariko amenya akenge mu mutwe hazimo akantu none se ko mwego babahembye babaye ngo mwabaye aba mbere n'aba kabiri ibihembo wowe wishinze inzoga wanga gukurikirana amasomo ariko twebwe twamenye ubwenge turiga turarangiza noneho wakurikiye ibiyobyabwenge uvuye kandi no kwira no kumusana ko harimo n'ikintu nanirire ngewe cyavuze reka tuba dutashye niwe mwikendeye ntabwo ya mwana yarananiye mbigezeho ntari bimuze ndabibwira ndibaza kugira ngo ndeka nirire amanota meza se wagize ureka kabaye kugira ngo ntabwo ndi bwongere guhaha yego ujyana n'ibintu byawe njyewe nawe ujyana na mugende shakana nigendere ngusige mu rugo wenyine sebe n'inomero z'umuyobozi muhamagare nuko
aze kumfasha kino kibazo cyose. God have mercy upon us. Ubushize abayobozi baraje bo mu mudugudu kirabananira nabo kirabakubita ariko uyu reka mbwire n'urugo ndasibura. Alo. Yego. Ni uwo mwana wananiranye? Ni umwana rwose yankubise n'indi mu kumubwiriza ibintu byo kujya kwiga. Nahamagaye ubuyobozi bwo mu mudugudu baraza nabo kirabakubita kiratoroka ariko bucongeye cyagaruka. Ubwo reka maraho. Yego muyobozi. Meze ute muze? Narifite wa mwana dore n'igisafuriya amajije kumubita mu mutwe rwose n'indi mu kumubwiriza kujya kwiga. Kandi nkubita uwo mwana ari hehe? kugira ngo ari mu nzu ahubwo uburebye ahantu uba ugiye kugira ngo atamenya ko nahamagaye ubuyobozi akagukubita nawe dore ko yananiranye. Ngaho ubugira aho hirya muhamagara. Niyo nkuru. Viye wowe umaze iki rwose umaze iki? Va hano mutuma akantu ku muhanda ugenda uzazamugwa n'izo wanywereye n'izo wamenyereye. Aho ndabyumva vuba cyane rwose. Viye noneho ndakubaha cyane. None wicaye aha ngaha nyine. Kandi bicaye rwose ariko nukanduma nkakanyinyira byo ndakubaha. No kuvoma nzajya njyayo. Uyu nguyu? Komera cyane. Wowe wigize ikirara wanga kujya kwiga wataye ukazajya ukubita umusaza. Ureba n'isafuriya nkubise mu mutwe unje wayimubita. Ase rata muyobozi. Narabyaje. Ukuntu byagenze. Abamatira kwiga kandi nge nabyo mbashije. Kwiga ni byiza nuko utaha ukubita umubyeyi. None ko nukubera mba nisomeye ku kayoga no ku itabi niyo mpamvu reka ibitera. Ujyane mu ngororamuco azagaruka azi ubwenge ujyane. Ngiye kukujyana ahantu nkugorora uzaza uzi ubwenge. Tugende.